Ndagusuje cyane kandi nongeye kuguha ikaze udukurikira kuri Lion Dr. Live, urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi bijyanye n'ubuzima, ariko tukibanda ku buzima bw'umwana kuko nyine intego yacu ni kugira ngo abana bamere neza, bakure neza, bafite ubuzima bwiza, ariko nanone ntabwo twibagiwe papa na mama, cyane ko aribo bantu nyine badufasha kugira ngo ubuzima bw'umwana bugende neza, bitabweho, bafite nyine support nabo bameze neza. Uyu munsi rero ngiye kukubwira zimwe mu ngaruka rwose zishobora kuba ku mwana igihe cyose ufata inzoga cyane cyane nyinshi utwite umwana. Uyu munsi rero ndizera ko iki kiganiro kiri interesting, ukwiye kwicara ukacyumva then ukagira ayo mahitamo yawe, cyane yuko biri muri bimwe bishobora gutuma ubuzima bw'umwana bujya mu kaga, ubuzima bw'umwana nyine bumererwa nabi. Ngiye kubwira ingaruka rwose zishoboka igihe cyose wa muntu ufata inzoga, cyane cyane ugafata inzoga nyinshi ku munsi cyangwa every other day, ariko nanone utwite. Mbere yuko dukomeza, niba utarakora subscribe, niba utarakora like, please ntukagende udakoze subscribe ari ubwa mbere, ikindi ntukagende udakoze like, nkuko dusanzwe nyine tubana. Zimwe mu ngaruka zishoboka igihe cyose uri umuntu ufata inzoga nyinshi utwite umwana, ikintu cya mbere nk'uko mubizi no mu busanzwe ubundi inzoga zigira effect ku buzima bw'umuntu wese. Rero imagine kuba wafata inzoga kandi utwite umwana, kandi muzi neza yuko wa mwana ni ubuzima ufite, agiye gutangira kwirema, akiremera mu nda yawe. Rero igihe cyose ushyizemo ibintu biri toxic bizagenda bimugireho nyine effect. Niyo mpamvu umumama utwite aba agomba kwitwararika, aba agomba kuba cautious ko haba ku bintu afata byo kurya cyangwa byo kunywa, rwose buri bintu bizafasha umwana utwite kugira ngo akure neza, agire ubuzima bwiza, amererwe nyine neza. Ubundi ingaruka ya mbere murabizi yuko umwana mu gihe cya mbere ubwonko buba buri kwiforoma, organe zose ziri kwiforoma. Rero icyo gihe iyo hajemo inzoga kandi muri effect inzoga igira kugenda nyine ikadamanjinga amacells, amaneuron, ibyo bintu byose rero bizongera bigire effect kuri wa mwana utwite, usange organe ziri kwiforoma nabi. Sometimes niho uzasanga umwana ashobora kuvuka afite malformation, twibaza ngo zatewe n'iki. Rero inzoga ni ikintu kibi. Niba utwite please be cautious kugira ngo uhe amahirwe umwana kuba yavuka afite ingingo zose, afite ubwonko bukora, ameze neza. Nk'uko mubizi n'ubundi ubushakashatsi bugaragaza yuko ubundi abantu banywa inzoga n'imitekerereze yabo ibigenda gake, imikorere yabo ibigenda gake. Rero icyo gihe uzaba uri gutuma na wa mwana aba exposed kuri ibyo bintu, usanga rimwe na rimwe umwana nanavuka afite ibibazo by'imitekerereze, by'imyitwarire, byo kwiterakitinga na society, biturutse yuko mama we yafashe inzoga atwite umwana. Rero tuba dukwiye kwitwararika, tuba dukwiye kwirinda igihe cyose uzi ko utwite umwana, kugira ngo umwana ayo mahirwe yo kuba yavuka nyine afite ubuzima bwiza. Bamama, bakobwa mutegura kwa mama, rwose ndabashishikariza kwitwararika, kuko inzoga ubundi nta kintu zikora cyiza ku buzima bw'umuntu, cyane yuko nta kintu zongera. I'm sorry to say this, ariko nyine ni reality. Ubundi inzoga zangiza ibintu byinshi mu mubiri ugereranyije na benefits zaba zigufitiye. Rero ndumva utwite kuba wakwirinda rwose kugeza igihe ubyara umwana, kugira ngo umuhe amahirwe yo kuba yavuka afite ubuzima yuzuye, afite ibice bizima. Ni ikintu cy'ingenzi ukwiye gutekinga into consideration kugira ngo umwana umuhe amahirwe yo kuba yavuka ameze neza. Hari ingaruka nyinshi cyane, uzareba abana benshi iyo mama wabo afata inzoga nyinshi, abana bazavuka bafite ibibazo by'ubwonko, by'imitekerereze, by'imyitwarire. Ugasanga umwana avukanye imyenge ku mutima, avukanye amano atandatu, avukanye ibice bimwe bidahari, avukanye ibice bimwe bitifunze. Ibyo ni ibintu rwose bishoboka igihe wafashe nyine inzoga utwite uwo mwana. Rero inama naguha, nimba uri umumama utwite, nimba uri umukobwa witegura gutwita, please just wait, ubanze utuma umwana akura neza, nyine utamwe expose kuri iyo toxic ituruka mu nzoga.
ni ikintu cy'ingenzi kugira ngo nyine umwana wawe ufashe uwo mwana kuzagira ubuzima bwiza, umurinda n'utwo tuminimo effect nyine dushaka kumubaho. Ntabwo mvuze ko buri muntu wese unywa inzoga nyine agira izo effect, ariko ushobora kuba muri ya percentage y'abo bantu nyine bashobora guhura n'ibyo byago byo kuba bagira izo effect byo kuba baranywa inzoga, mama wabo nyine abatwite. Ni byiza rero ko turinda abana bacu, tukabategurira ubuzima bwiza, tukabaha amahirwe yo kuvuka neza, bakazaba abantu twifuza ko babamo, bakagera ku ntego zabo. Natwe twabigizemo uruhare, twababereye maso, twababereye nyine abamama beza batekereza future yabo. Ndagushimiye wowe warebye iki kiganiro kugera kirangiye. Uwiteka umugisha.